Muraho murakoma amashyo gira amata nabo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda nanjye nkaba wigaba wa nkwakuzi urwenya. Umuhungu yakundanye n'umukobwa bahuriye ku rubuga rwa Facebook. Barakundana bahana nimero za WhatsApp. Musi n'umukobwa hamagara umuhungu ati sheri ureye ko ngukumbuye. Umusore ati ndi iwanjye nicaye mu stari ndashara. Umukobwa ati ifoto nyereka ifoto. Umuhungu bihuza nuko yari arimo kugenda mu muhanda abona igipangu kiza imbere ye kirimo ubusitani. Abahagararamo ari ifoto yabereza umukobwa kuri WhatsApp. Umukobwa yitegeza ifoto neza abona umuhungu ahagaze imbere y'igipangu cy'iwabo. Nusubiza ati niba ari aho uri ndabona uri imbere y'igipangu cy'iwacu, reka soke ngusuhuze ndabona uri iwacu. Joriji yabajije mwarimu ati ariko mwari ko mutubaza yatunanira mukadukubita yego abasabye kwanira byagenda bite? Mwarimu Jori ngaho mbaze icyo ushaka ikinanira ntajye nkubita. Joriji ati ngenda kubaza ibibazo bine kandi byoroshye nusubizamo na kimwe genda kureka. Mwarimu sawa ngaho tangira. Joriji icyambere wakubwira gushyira inzovu muri furigo wabigenza ute? Mwarimu ibyo rwose ntibishoboka. Joriji kiragutsinze wafungura furigo maze inzovu ukayisunikiramo. Icya kabiri none se wakubwira gushyira ukwavu muri furigo bwo wabigenza gute? Mwarimu wafungura nyine furigo ukarusunikiramo. Joriji ati ntacyo wakishe wabanza gukuramo inzovu. Icya gatatu niko mwari nk'intare umwami w'ishyamba yakoresheje ubukwe igatuma inyamaswa zose niyo itahakandagira. Mwarimu gusa urumva bibwirwa n'iki? Joriji icyo kikuranire koko ni urukwavu kuko rwari ruri muri furigo. Icya kane ari nacyo cya nyuma hari umugezi utari muremure cyane ariko nta muntu ujya utambuka kubera ingona zibamo. Habaye impamvu ikomeye ituma ugomba kuwambuka wabigira ute? Mwarimu gusa urumva atari gushaka ibiti ugatira iteme ukambuka. Joriji negatifu wakanagiramo ukiyambukira kuko ingona zose zaba ziri mu bukwe bw'umwami avuga intare. Nuko Joriji ari mu muhanda ababonye umusaza atoye inoti ya 5 maze aramwegera amubwira ngo namuhinaga muntu yatoye. Umusaza ati barakubeshye ngo ndi umusazi nawe ure waye mazina yawe witwa nde kwiranga muntu yawe? Joriji ati nitwa Repubulika y'u Rwanda. Umusaza ati hanyuma imyaka yawe yo? Joriji ati mfite imyaka 50. Umusaza ati ni yawe koko ariko urashaje shaka. Joriji nawe ati n'ibyangwa byanjye nigenderesha byo gusaza nishaka mbe n'umusaza rukukura intari. Udukoryo twa Joriji Baneti no muri iyi minsi yongoje kujya akoresha ibintu byose amasirenge akoresha impina cyangwa abbreviation. Muri iyi minsi rero Joriji Baneti afite ibibazo mu kazi none agize gutya bahuye n'umupolisi arimo ashaka kumbwira ikibazo afite ngo akimufashemo ariko ikibazo kubera za sirenge zari gukoresha afandire kwereka ibyo bavuze. Ubwo Joriji yegereye afande Big afande gukoresha impina ya Big cyangwa se banaka. Big afande umupolisi Big se agize ati sha wapo ubwo nuko nishatse kubihina ubundi ashaka kuvuga ngo uretse kugenda. Polisi okay vuga ndo bitoroshye witwa nde se sha? Joriji nitwa Big. Polisi Big nanone inibikira ubu nukuvuga iki? Joriji nyine ndikubwira ko nitwa Baneti Kevin. Polisi yego ko none se ufite ikihe kibazo wa mugabo? Joriji ubusanzwe ngiye nkora muri Big. Polisi ariko se ibintu byose ni Big iyo ni icyo ubwo? Joriji ni banki ya Kigali afande. Umupolisi aho none sawa nsanzwe nanjye nyizi none sawa muri Big
hari ikihe kibazo ufite? Joriji, ndagifite rwose, narabakoreye ariko BK umupolisi, ibi ni ikira, urashaka kuvuga icyo ubwo? Joriji, nyine ndakubwira ko bashaka kumpeza. Umupolisi, numva baraguhemukiye rwose. Joriji, BK afande? Umupolisi, none ushatse kuvuga iki? Joriji, nyine ubwo birenze kumpemukira. Umupolisi, cyakoze baza nawe ukabije kuzimiza. None se urashaka ko nagufasha iki sha? Joriji, BK? Umupolisi, ni ukuvuga icyo ubwo? Joriji, bafunge kabisa. Umusore yasanze umusaza ari kwiga igihe burayi, aramubaza ati ese muzehe uzakimaze iki? Ati nateganya kujya muri seri, ntanagiyeyo nazavugana na Yesu mu ijuru kuko ari icyo avuga. Umugabo afatiwe feri n'imodoka, shoferi asohoka yitonganya ati amahirwe nuko twe hafi yo kwa muganga. Undi ati nibyo, uretse ko ari njye muganga. Abagabo babiri bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bari bamaze igihe kirekire kwa muganga. Umunsi umwe yabwira muganga ko bakize kandi ko bifuza gusubira mu buzima busanzwe bagafasha imiryango yabo. Muganga arabwira ati nimusubirayo muzagaruke ejo mwiteguye gutaha. Nabo baramushimira baragenda. Bukeye baraza maze muganga abanza kubakoresha ikizamini ngo arebe ko bakize koko. Arabwira ati koko mumaze igihe kinini hano, ntabwo mwasubira mu rugo gutyo iwanyu nta kintu mujyanye? Nuko abaha amagi ngo bayararire maze bazayaturage batanimishwe. Maze umwe ahita ayafata yihuta kugira ngo agire vuba azatanimishwe, ayabunikira muganga ari kumubona. Undi we yanga kuyafata. Muganga aramubaza ati kuki wowe utajyanye na mugenzi wawe? Umuganga yatangiye gutekereza ngo wemenya yakize, maze nawe aramusubiza ati erega muganga, inkoko zose ntabwo ariko ari inkokokazi, uko ngewe ndi isake. None numva najya kwahira guta amagi kandi ntari inkokokazi. Nuko muganga arumirwa ahita abajyana bose asuza mu bitaro aho bakurikiranwa n'abaganga babo. Umubyeyi yabwiye umwana ati mu Kinyarwanda cyiza ntibavuga kurya ahubwo bavuga gufungura. Reka uwo mubyeyi azasange wa mwana arimo kurira niko kumubaza icyabaye. Undi ati inzoka ziri mu nda yanjye ziriho ziramfunga. Umugabo we n'umugenzi wigendera maze agira ati amucinya urushyi, asanga mwibeshye ko yamwitanyije n'undi muntu wamwanga ko kumusaba imbabazi. Undi nawe ntiyabyemera ajya kumurega mu bunzi. Wa mugabo acibwa amande y'igihumbi. Uko yagatanze inoti y'ibihumbi 2 abura kumugarurira. Nuko acunga wa mugenzi ku jisho ritunatura maze amwasa urushyi rwa kabiri rwiza rwiza. Ahita amubwira ati ntibikuvuna ugarurira ngo bihwaniyemo, nayo asigaye yahamana. Umwarimu w'umukobwa yigishaga abanyeshuri ibihe bikoreshwa mu gutondagura nshinga, maze atondagura ati ndi mwiza. Niko kubaza abanyeshuri ati nkoresheje ikihe gihe? Imitagihe, indagihe cyangwa se inzagihe? Umunyeshuri umwe w'umuhungu niko kumusubiza ati ndabona ari imitagihe, uko nkurikije uko mubona ntabwo byaba indagihe. Umusore yabwiye umukobwa bari muri library ku ishuri ati nze twicarane. Umukobwa ahita avugira hejuru ati ndakwiyamye sinarana nawe. Abarora hindukira umuhungu aramwara. Umukobwa yongera amwongorera ati rega niga psychology, nzi uko narakaza umuhungu. Ashize akanya wa mukobwa aza gusaba imbabazi. Umuhungu nawe ati ego man, amadolari 200 yose ijoro rimwe. Library yose irasekindukira na wa mukobwa. Barangije guseka, umusore yongorera umukobwa ati rega nanjye niga iby'amategeko, nzi kubona hamwe umuntu icyaha. Umusaza yagiye gutora, ageze baramubwira bati none se muzehe tubwira inyuguti itanga izina ryawe urebe kuri liste y'itora. Umusaza ati ni Ru. Nuko hari barashaka ni Rugamba se? Atoya. Ni Rutagengwa se? Atoya. Ati none se ni Ruzindana? Umusaza ati ariko mwabana mwe ubwo mwari cyangwa mwagiye gushyushya intebe? Ni rero neza ye mushakemo Rufonsi, murebe Rufonsi. Umuganga w'abarwayi b'indwara zo mu mutwe yabaye ikizamini agira ngo ariko bakize. Arabwira ngo babike nk'isake bose. Arabika bose asigara umwe. Muganga ati banze we yakize. Muganga
muganga aramubaza ati wowe kutabika nk'abandi n'ibite? Ndati njye ndimo ndararira kandi ndi inkokokazi kandi nta nkokokazi bika. Abapasiteri batatu bifunyanyana bafata agatama nuko bigira inama yo kubwirana amabanga amwe namwe babitse. Wamera ati njye nkunda inzoga cyane ku buryo kumwe mba mbwiriza cyane mba ndi gutara icyaka. Wakabera ati njye nkunda abagore ku buryo naho mbonye ijipo ndayanura kandi mpava mbonye nyirayo. Wagatatu ati njye ngira ibigambo byinshi n'ubujajwa ku buryo bituvugiye aha ejo abantu bose bazaba babimenye. Umunyarwanda yagiye muri Tanzania ariko azi igiswahili cye cyane, nuko ukigerayo n'amatsiko menshi akajya abaza umuhisi n'umugenzi. Abonye imodoka nziza abaza umuntu ati imodoka ni iyande? Umuntu ati Siju. Ageze imbere abona inzu y'umuturirwa ndende cyane ati yo ni iyande? Bati Siju. Ikibaje cyose bati Siju. Aza kugera ahantu bagiye gushyingura umuntu ati ninde wapfuye? Ati Siju. Nawe ati yewe Siju yari umukire pe, cyabaje nuko apfuye abisize atabiriye. Semudari agiye ubwami none abwira umwami ati nyagasani waramutse waramukanya Imana, ndagusaba ko wamutubogera ukamena agakono ko kudutekamo kuko ndomiza ari nyinshi. Umwami ati genda bagwiye inkone y'umushishe hariya ari kugende. Semudari akomeza arahagarara amureba. Umwami ati none se washaka icyo wagasaza? Semudari ati nyine ndashaka imogeri nta kindi. Umwami ati genda ujya hariya mu mirima yanjye usarura izo ushaka. Semudari arishima maze aragenda arasoroma. Arangije ati ariko se nyagasani mwami wacu ukebera umusaza aramwokereza n'agakono ko kuzitekamo kandi unyereke no kugatereka. Umwami ati ibyo nabyo genda ushyigikire hariya amazi uteke. Semudari ashyigikira agakono ateka. Umwami arakomeza yitegereza ibyo yigira. Agakono kamaze gufata umwuka imbogeri yazuruje no hejuru. Semudari arongera ati nanone wo kampa we sigara nkuranyiriza amazi njye gushaka udukari mu mucyamo. Amati icyo si icyo nsaba ariko ntudinde. Ntawe yowe rero ko uko imbogeri zigenda zishyaye nako zigenda ziga. Semudari agarukiye ati undizera ko zahereka ndebe narure ndye. Ntapfunduye asanga ziragera mu ndiba. Ahita ko makaro ati muze murebe rubanda rw'umwami. Umwami wacu yandira imboga. Umwami agwa mu kantu ati njyewe. Semudari ahubwo amera nk'uriye karungu arushaho gusakuza ati umwami yandira imbogeri nitekeye kandi arazisubiza ye. Umwami ati Semudari wo kabyara wisakuza umugore n'abana batanyumva ko nakuririmba imbogeri. Semudari ati ndakwiyamye uziraga iki se nyine ntago nceceka cyese no mimogeri zanjye. Umwami agwa mu kayuba ati ndaguye nk'icuma ariko ndakiri igendera utansebye. Semudari ati uragorwa n'ubusa icyo ushaka no gusubiza imboga zanjye ibindi byose umbwira nuguta igihe. Subiza imbogeri zanjye ayo maka yawe uyihorere kandi ugire vuba ndisonze. Ahubwo no Semudari ndora arushaho kuyigira ndende kugira ngo abantu bahurure. Umwami none aracemerwa uburakari buramurenga buri cyo afata n'icyo yarekaho gatangira kwinginga Semudari none amashyi 5 y'inka ariko urwo rubanza barurangiza. Semudari ati nyagasani ndabyemeye ariko nanjye ngusaba ikintu kimwe hamagara rubanda kugira ngo imbere umugabo. Umwami ariruhutse hamagara abantu bose kuva ku muto kugeza ku mukuru. Abantu bamaze kudendeza aho ngaho Semudari afata ijambo aseka ati ariko se nyagasani aho buri yaruzi ko gusebanya bibaho? Iyo ari umuntu wakuze niba musebya ko ari umunyacyaha uhita umutanga ukemeza ko ibyaha bimuhama utabaje gushishoza utamenya aho kuri bya nyabyo. Uribonera ko nari gukomeza kwemeza ko wandira imbogeri ashobora kujijisha abyica bizi maze icyaha kikaguhama nta rundi rubanza nk'uko bikunda kugaragara mu byegera byawe. Ndabeshya kuva ubu rero ujye urinda guhutiraho ahubwo ujye uca imanza zitabera uramenya ntuzongere kwicisha inzirakarengane. Nuko umwami abikuramo isomo aramushimira ati ko banamugororera. Turagushimira ko dukurikira uzajye beka no kurangira abandi nibagirwe no gukanda hasi kuri subscribe kuzogera no kuri like. Dukomeze duhure no mu bindi biganiro.